bakunzi baho neza TV, mbaye ikaze rero kuri Baho Neza TV nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Kuri Baho Neza rero TV tubifuriza kugira amagara mazima, mukagira ubuzima bwiza, mukita ku buzima bwanyu, mukita ku mubiri yanyu, mukita mbese ku buzima mufite, mukita yaba imbere yaba inyuma. Tuba turi hano kugira ngo tubigishe uburyo wakwita ku buzima bwawe kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. Iyo ufite ubuzima ubasha gukora, iyo ufite ubuzima bwiza ubasha kugira intego, iyo ufite ubuzima bwiza ubasha kwiteza imbere. So mbahaye ikaze, mukore subscribe, mukore share ndetse na comment kuri Baho Neza TV. Rero murabizi neza nk'ibisanzwe ko tubagezaho bimwe mu miti yabafasha kubavura, kandi ya miti y'umwimerere, ubwo ni ya miti gakondo yacu, bya biti tuba dufite hari iwacu, bya biti basogokuru n'abasogokuruza bakoreshaga bakavuguta, hanyuma bikatuvura, bikavura indwara zitandukanye dufite. So rero nk'ubisanzwe kuri Baho Neza TV nk'uko mumaze kubimenyera, turabatembereza mu mirima yacu aho duhinga, bitewe ko nuko dufite ivuriro Baho Neza dukorera Kicukiro i Nyanza umanutse umuhanda ujya i Karembure. Rero twebwe nk'ivuriro ryacu Baho Neza tuba dufite ibiti twateye by'imiti tuvurisha n'ubundi abarwayi batugana. So uno munsi rero twabahitiyemo kubereka kimwe mu giti, igihingwa kivura indwara zitandukanye zugarushije abantu benshi muri no minsi. Ariyo mpamvu twabahitiyemo iki giti kugira ngo bamwe mu bafite icyo kibazo babe babyifashisha. Turabakunda cyane, niyo mpamvu tubifuriza kugira amagara mazima, mukagira ubuzima buzira umuze. Uno munsi rero niko mubona turi mu murima wacu wabaho neza. Uyu munsi twabahitiyemo kubereka igiti cyitwa igitovu. Igitovu umukunzi wacu nkurikiye wese yibaza ati igitovu kimara iki? Cyuko tugifite mu murima, ko kiri mu gikari, ko kiri mu irembo, icyo ari cyo cyamara burya igitovu kivura indwara nyinshi zitandukanye. Nayo mpamvu twabahitiyemo zimwe zibanze tugiye kubabwira akivura, kugira ngo niba ugifite mu gikari ku irembo uhite kibungabungira umutekano, ugifate neza. Nubwo utazi ko gifite akamaro ku buzima bwawe, tubimenya ugifate neza, nyabona nyine ukishyireho ifumbire, ukiteho muri rusange. Igitovu rero ku batakizi, reka tugende tubereke igitovu kimeze gute, kirangwa n'ibiki. Nimara kukibona turababwira zimwe mu ndwara kivura n'uburyo wagikoresha. Iracyari Baho Neza TV, muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, bifuza kugira amagara mazima, mwita ku mibiri yanyu yaba imbere ndetse n'inyuma, imbere ndetse n'inyuma. Abantu mufite umubyibuho ukabije, shake murabona ko mujyanama w'ubuzima njye nabyitayeho, ubu bimeze neza. Byose ni kuri Baho Neza TV, ndetse ukaza naho dukorera Kicukiro i Nyanza kuri Baho Neza tukagufasha. Reka tugende mbiyerekera igitovu. Nabagejeje rero hahandi hari cya gitovu cyacu. Nimba uri umukunzi wacu ukaba utazi igitovu icyo ari cyo, dore ngiki rwose ndakibarangiye. Muritonda neza ko gifite amahwa. Urabona ko gifite uduhwa ugikozeho utashishoje twakujomba. Nkuko maze kubibabwira rero, igitovu kivura indwara zitandukanye, muri zo twavuga nka kanseri y'ibere. Abamama munkurikiye mujya mugira kanseri y'ibere, igitovu ni umuti mwiza cyane wagufasha. Ikindi rero igitovu burya akivura na kanseri y'inkondo y'umura.
muri iki gihe turi kubona abari n'abategarugori bafite ikibazo cya kanseri y'inkondo y'umura, rero mwazifashisha igitovu mu muco wacu, muri gakondo yacu. Cyagiye hataraza igihe cy'ubukoroni ngo bazane ino miti iri international cyangwa se ya kizungu, burya abakera indwara zabagaho kandi abakera cyangwa se abakurambere bacu bakoreshaga ibi bimera, iyi miti yacu ya gakondo, ibi bimera by'ibiti nibyo bafataga bakavuguta bakavanga, then bakivurisha kandi bagakira. So rero nk'uko bakiraga cyangwa se babikoreshaga bakaba bakira, natwe kuba tubibereka ntabwo tubabwira ko mwareka imiti yindi ya kizungu, ariko nanone wa wundi utarabasha kugana kwa muganga yaba byifashishije kugira ngo bimugoroke mu buzima bwe bwa buri munsi, ntubure byose nk'ingati menye. Nimba utaratangira ngo ujye kwivuza, mu gihe uri kubiteganya kujya kwivuza wakoresha ni imiti ya gakondo. Hanyuma rero si byo gusa, kivura n'ibisebe. Hari ukuntu abantu bakunze kurwara ibisebe ntigikire, kikaba cyamara ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, amezi ane, kikamara n'umwaka kitarakira. Rero igitovu ndakibarangiye nk'umuti kuko gikiza ibisebe bimaze igihe. Si ukuvuga n'ibimaze igihe, ushaka ufite n'igisebe ushaka kukira vuba wakoresha igitovu. Umukunzi wacu nkurikiye ubu yatangiye kwibaza ati se igitovu nagikoresha ko mbona kimeze gutya ari ibibabi, kikaba gifite amahwa, sanzwe nanakizi kugikoraho ko bitaba byoroshye, nagikoresha gute? Rero igitovu ukuntu gikoreshwa, igitovu uragifata ukacyanika, wamara kucyanika ukagisekuramo ifu, ugasekura ifu. Wamara gusekura ifu nk'umuntu ufite igisebe, iyo umaze kugisekura hakavamo ka gafu, ufata agafu ukanyanyagiza kuri cya gisebe cyawe, ndakurahiyemwo kabyaramwe mba mburi inka rwose, igisebe kirakira kikuma kikamera neza, kandi wakoresheje wa mwimerere wawe cya gitovu ufite mu rugo. Kimwe kiri mu gikari, kiri ku irembo muri ka karima hirya no hino, kaba cyagufasha nyine kikakugabanyiriza icyo gisebe kikaba cyakira. Ndabashimiye rero, n'umunsi twabahitiyemo igitovu, ubutaha tuzabahitiramo umukubayoka, ubutaha tuzabahitiramo byinshi bya bindi. Kugira ngo tubahitiremo rero nuko mutwandikira kuri Baho Neza TV mukatubwira ati mujyanama w'ubuzima wazatweretse igiti kiniki cyangwa se umuti uyu n'uyu, hanyuma ukatwigisha uko bawukoresha cyangwa se ukatwereka uko ubumeze. Nta kindi rwose, ubusabe bwanyu ni itegeko kuri twebwe kuko turabakunda, tubifuriza kugira amagara mazima, tubifuriza kugira ubuzima bwiza. So mutwandikire nimba hari igiti runaka utazi wifuza kumenya, tuzagutembereza mu murima w'Abaho Neza, hanyuma tukwereke n'indwara kivura muri makeya. So reka mbashimire, mbibutsa ko dukora Kicukiro i Nyanza, umuhanda ujya Karembure. Izo nimero ziri kuri TV yawe, kuri telefone yawe, kuri Baho Neza TV turazikoresha. Hariho na email yacu, uratwandikira, ukaba wanatwandikira kuri iyo nimero kuri WhatsApp, cyangwa se ukaduhamagara ukadusaba inyunganizi, byose turavugana kandi tubakirana yombi. Reka mbashimire kuba mwabanye nanjye, mbifuriza kugira amagara mazima ndetse mukita ku buzima bwanyu, yaba ari imbere cyangwa se n'inyuma, mukita ku mibiri yanyu n'ubuzima bwanyu kugira ngo mugire ubuzima buzira umuze. Iyo umubyeyi ukaba ufite ubuzima buzira umuze, abana bawe bagira ubuzima buzira umuze, abuzukuru bakagira ubuzima buzira umuze, abuzukuruza bakagira ubuzima buzira umuze, ejo hazaza h'u Rwanda hakaba hameze neza cyane kuko baba bafite Rwanda rw'ejo ruzahagararira u Rwanda rumeze neza nyine, kuko ruba rufite ababyeyi bafite imbaraga, bafite ubuzima buzira umuze. So abari n'abategarugori, abapapa,
n'abasore mu nkurikire mwite ku buzima bwanyu kugira ngo muzave mu Rwanda rw'ejo, kugira ngo ababyeyi mufite abana muri kurera bazabe u Rwanda rw'ejo rwiza, kugira ngo nyine u Rwanda rugere ku ntego rwihaye, cyangwa se rube u Rwanda rwiza nk'urwo turi kubona muri aka kanya. Reka mbashimire, bifuriza kugira amagara mazima. Mwari muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Mukore subscribe, share and comment. Aka kantu rero nimba ufite inshuti ukaba uyikunda, cyangwa se ufite umuryango, fata kaniki wandike aho hari share, ukirikeho, tugafata ugatere ukajugunya ugasharinga kuri izo nshuti zawe, ukore na like, comment, rwose uduhe igitekerezo, ntugende utavuze. Ubundi ikintu kiranga umuntu ufite ubuzima buzira umuze, umeze neza, nta mushiha, urumva? Mbese iyo atanga comment, atanga like, mbese ibintu byose arabikora kuko nta mutima muba bafite. So mugire ubuzima buzira umuze, mukora ibyo bintu, mukande ku nzogera iri aho ngaho, ubundi tujye tubana buri munsi. Cyayo ndabakunda. Reka nsabe uri kubanga bw'ibyuma bereke igitovu neza, hanyuma tuzasubira ubutaha.